Mwongeye kwirirwa nshuti z'akadasohoka za ku Nkombe TV, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Muri aka kanya rero nishimiye kubana namwe tubirebera hamwe ikigwa cy'uyu munsi. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe amakosa atatu dukora mu rukundo tutazi ko ari amakosa, ahubwo tuzi ko ari ibintu bisanzwe, kandi nyamara iyo urebye neza usanga ariyo makosa mabi abamo. Ariyo makosa mabi ashobora kudushyira mu byago, ari naho usanga abantu ngo basarishijwe n'urukundo, basaze kubera urukundo, bimanitse kubera urukundo, bakoze ikintu kibi kubera urukundo. Ni ukubera ayo makosa atatu baba baraguyemo. Ni amakosa menshi dusanga mu rukundo, ariko reka turebe amakosa atatu gusa, atatu y'ingenzi. Tega amatwi neza nawe ayo makosa utazayagwamo. Mbere yuko dutangira rero ndakubutsa gukora subscribe wowe utarayikora, ugakora like, muri comment ukandikamo ese nawe niko ibintu byumva, kandi uko wumva urukundo, uko wumva amakosa agaragara mu rukundo dukora tutazi ko ari amakosa, ukaduha igitekerezo nawe. Mbere na mbere rero reka turebe urukundo ni iki. Ese usobanukiwe n'urukundo icyo ari cyo? Urukundo rugira ibisobanuro byinshi bitewe n'umuntu uri kurusobanura, bitewe n'ibyo uba waranyuzemo, bitewe n'icyo uba ukurikiye kuri uwo muntu uvuga ko umukunda. Urukundo rero uko mbyumva, urukundo ni amarangamutima meza cyangwa se ibyiyumviro byiza umuntu agirira undi, bitewe n'uko yamubonye, bitewe n'icyo amukurikiyeho, bitewe n'icyo amushakaho. Mu rukundo rero hagati y'abantu babiri, umuhungu n'umukobwa, hari byinshi binyuranye tubona bigatuma dukora amakosa atuma dushyira ubuzima bwacu mu byago. Akenshi na kenshi ntabwo tuba tuzi ko ari amakosa, kuko tuzi ko ari amakosa twabirika ntabwo twabikora, ariko kubera tubifata nk'ibisanzwe, tukabifata nk'ibintu bidakomeye, twisanga muri ayo makosa. Ayo makosa rero ni ayahe? Ayo makosa atatu ni ayahe? Reka turebere hamwe ikosa rya mbere. Ikosa rya mbere dukora mu rukundo tutazi ko ari ikosa, tubifata nk'aho ari kugira ngo abo dukunda turebe ko badukunda, turebe ko twarambana, ni ikosa ryo kwinginga. Nshuti yanjye, ntukazingingire umuntu ngo agukunde. Kwinginga umuntu ngo agukunde, iryo ni ikosa rya mbere ribaho. Urukundo ntabwo rwingingwa, urukundo rw'urwingingano ntabwo ruramba. N'iyo rurambye birangira umwe muri mwe agiye mu bibazo. Burya urukundo rujya aho rushatse, bajya bavuga urukundo rushatse ruramusanga, ariko aho rujya hose si kuba rwakira. Niba nkunze umuntu runaka, hari impamvu yatumye mukunda. Ese nawe azankunda? Nimbimubwira nkamubwira ko mukunda akabinyemerera sava, ariko natabinyemerera nta mpamvu yo kumwinginga. Umbabarira dukundane, ngumbabarira ngo ndagukunda, ugapfukama, ugahatiriza, ugatanga ibya mirenge, amajifuti n'iki ugatanga. Nshuti, urukundo ntirukurikira, urukundo nyarwo ntirukurikira ibintu. Urukundo rwa nyarwo si ubwo kubanza wapfukama ngo winginge kumukundana. Kirazira kikaziriza. Niba ukunze umuntu, menya uburyo bwa nyabwo ugomba kubimubwiramo n'igihe cya nyacyo cyo kumubwira ko umukunda. Kandi numugezeho icyo gitekerezo ukamubwira ko umukunda, akakubwira ko we atabasha kugukunda, akenshi na kenshi azakubwira ko afite undi. Nakubwira ko afite undi rero uzabyemere, uzabyihanganire, uzabyakire, umenye kubaho utamufite kuko we yifite uwo akunda, afite uwo bakundana. Ntuzane ibintu byo kwinginga rero ngo mukundane, ugatanga ibyawe ngo kugira ngo mukundane. Akenshi na kenshi azabona ko urimo kumwinginga, ashobora kuzakubeshya akakubwira ngo nta kibazo, noneho nemeye ko dukundana. Ariko icyo gihe azabikubwira agira ngo arebe ko wamuva imbere, agira ngo arebe ko warekera kumwirukankaho, ukarekera kumutesha umwanya no kumutesha umutwe. Icyo bita kwinginga. Icyo gihe azaba akubeshya, kandi nakubeshya rero ikintu kizakurikiraho ni iki? Azakomeza akundane na wa muntu bakundana.
nawe kubera ko watumye akubeshya akurememo icyizere, bitewe ko niyojya kuguhakanira uzakomeza kumwikuruzaho, uzakomeza kumwirukankaho, nawe uzakomeza kubeshya ngo aragukunda kugira ngo arebe ko utamutesha umwanya, utamutesha rwa rukundo rwa mbere yifitiye. Icyo gihe rero uzishyiramo urukundo cyane, umukunde wumve ko nawe agukunda, ariko fayino nusanga koko yifitiye udakunda we nta mwanya uhagije guha, fayino niyibanira na wa wundi akunda, bizagutera ikibazo. Ari naho bamwe bahita barwara indwara zo gusara, ugasanga umuntu yirutse ku gasozi kubera urukundo, ugasanga umuntu twaratugurishije kubera urukundo yiyahuje ibiyobyabwenge, yiyahuje inzoga, yimanitse mu kagozi kubera iki? yingingiye urukundo, araruhatiriza, bitewe n'akagahato wamuhagarariye wamushiragaho arakwemerera, ariko fayino ukuri kuragaragaye, yisangiye uwo akunda, yifite uwo akunda, nta mwanya guha. Icyo gihe rero bizagutesha umutwe inshuti yanjye. Nujya mu rukundo rero uzirinde ikintu cyitwa guhatiriza. Ikindi kandi urukundo rwa nyarwo si uguhora utera amavi buri munsi, ndagukunda nkuzana ibihenze iki n'iki, icyo ntabwo aricyo kigaragaza urukundo rwa nyarwo. Nyuma y'ibyo rero reka turebe ikosa rya kabiri. Ese ikosa rya kabiri dukora ni irihe? Ese namwe muribona nk'ikosa cyangwa ninjye gusa uribona nk'ikosa? Ikosa rya kabiri ni ukumenyereza uwo ukunda impano cyangwa se amafaranga, ugasanga wowe wiyumvamo ko kugira ngo ugumane uwo muntu, mugumane murambane, ari uko uzamumenyereza kumuha amafaranga, ari uko icyo akeneye cyose ugomba kukimuha mutarabana. Nshuti, icyo kintu ntabwo ari cyo. Niba usanzwe unagikora ntushake ukigabanya. Simvuze ngo wiyamuha, simvuze ngo wimuha basi bimwe mu byo akeneye, ariko se niba atatse imisatsi muhereza gusukisha, niba atatse inzara muhereza yo gukoresha inzara, niba agiye gusura umuntu umuha akamoto mwohereza akamoto. No, icyo kintu ntabwo ari cyo. Ese ibyo bintu umumenyereza niko uzabihorana? Umuntu ugukunda ntabwo agukunda agukurikiyeho ibintu. Umuntu ugukunda mwigishe kuba mu buzima bwose, mwigishe ku buzima butagira amafaranga, wongere umwigishe no ku buzima bugira amafaranga. Ese ayo mafaranga umumenyereza, ese izo mpano zihenze umumenyereza, amafaranga nagushiraho ntubu ukibibona, uwo muntu urakeka muzagumana? Nshuti, uwo muntu ntabwo mushobora kugumana kirazira. Nubimumenyereza bikaza kugushirana, akabona undi ubimuha, azagutera umugongo, yisangire yisangire undi ubimuha, uwo twakwita umufatanyabikorwa wawe. Icyo gihe ntabwo zongera kukureba, ni kukureba ni nko kuvuga ngo wenda ngo uratwara banyereka nte kumwicaho, wenda igihe bizongera gucamo akagira icyo amenyera. Ariko umuntu ugukunda bya nyabyo, nta n'impano zirenze aba agukeneyeho, nta mafaranga aba agukeneyeho, ahubwo aba agukeneyeho umwanya wonyine. Muha umwanya, muganire, mwungurane ibitekerezo. Ariko uzagukunda gukeneye amafaranga, uzagukunda gukeneye ibintu by'agaciro, nshuti, rekura ubwoko bw'Imana wigendere, sibyo? Buhuka. Noneho bamwe baragica none tu, ariko ukuri ngomba kukuvuga nkagushira hanze. Nk'iyo gusa gukora subscribe, wowe utarakora subscribe, like ndetse na comment. Ese ibintu uko mbyumva nawe niko byumva? Reka tujye ku ikosa rya gatatu, ari naryo rya nyuma. Ikosa rya gatatu dukora tukumva ko atari ikosa, ariko uwo bikorera we hari ikiba kimwihishemo. Ikosa rya gatatu, ntukazigere uhamagara umuntu utaguhamagara ngo yuko mukundana. Ese ni gute ushobora guhamagara umuntu kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu, ku cyumweru, ukwezi kukarangira, n'ukundi kukaza, ataranaguhamagara, ari wowe umuhamagara gusa? Ese n'umukene bingana iki ku buryo atabona n'ijana ry'amayinite basi ngo niba akoresha Airtel cyangwa se MTN bamuha iyo minota ya 30 cyangwa se 40, muri iyo minota yose byibura ngo aguhamagazemo iminota 5, ahubwo ugasanga ni bipe, ni aka message. Ese muko
ese ariko cyane cyane ku bakobwa nibo mbona, ese izo message wohereza ni ihe sosiyete iguha pake ya message gusa? Ese amayinite uba wayahamagaje ku buryo wohereza message ngo mpamagara? Hari nabonye batazi kwandika bandika ngo mpamagara. Ni mpamagara. Iyo mpamagara rero turayamaganye twabasore. Jya ugerageza byibura mu cyumweru nawe uyigaragaze umunsi umwe, umuhamagare umunsi umwe. Musore, mukobwa, ntukazigere uhamagara umuntu utaguhamagara ngo bigire akamenyero. Ese fata telefoni yawe nawe utuze, ureke kumuvugisha icyumweru gishire nk'uko nawe bigukora, turebe ese bizarangira bite. Wikwihambira, wikwizirika, ibyo ni kwa kwinginga, ni rya kosa rya mbere. Ikindi, ntukazapostinge umuntu utagupostinga. Ese ukundanye n'umuntu, mwese mufite ama smartphone, mwese mukoresha WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ariko umuhoza kuri status yawe, we nta na rimwe aragushiraho. Kandi agira bando, afite megabyte, ahora kuri chat. Ese utekereza ari iyihe mpamvu ituma atagupostinga? Agupostinge undi muntu bavugana ajye kumubaza ibisobanuro abura uko yisobanura? Ahubwo azareka wowe umupostinge kuko azaba azi icyo ashaka. Iryo kosa ntukazongere gukora ikosa ryo gupostinga umuntu utagupostinga, cyangwa ngo uhamagare umuntu utaguhamagara. Kirazira. Ese iyo nshuti itaguhamagara basi ngo yumve uko umerewe, yiseke iti uriya muntu ahora ampamagara, reka nanjye niseke uyu munsi muhamagare. Ese iyo ni inshuti? Warakennye ku buryo wabuze n'igiceri cy'ijana cyo kumubaza uko ameze, ku buryo ari wahora guhamagara? Ese uhorana message gusa ngo mpamagara? Reka iryo kosa ntukazongere kurigwamo nshuti yanjye. Niba wari uzi ko ibyo bintu bikora, iryo ni ryo kosa rya mbere riba, kuko umunsi mwatandukanye nta kindi kintu kizakuzamo. Ni n'ukuntu nahoraga muhamagara, ukuntu nahoraga mwandikira, ukuntu nahoraga mupostinga. Ese kuki ntabibonye kuva kera kose? Kuki atampostinga? Kuki atampamagaraga? Nuko yari afite undi ahamagara, yaguraga paka akanyohereza message ngo mpamagara, ntane kumbaza ngo umeze ute? Ibyo bintu nshuti yanjye, bohoka we gukomeza kwihambira ku bwoko bw'abandi. Rekura bagende, uzabona abandi, uzabona abo mwuzuzanya. Nta mpamvu yo kwihambira ku muntu, nta mpamvu yo guhamagara utaguhamagara, nta mpamvu yo gupostinga utagupostinga, nta mpamvu yo kumenyereza umuntu amafaranga cyangwa impano zihenze. Oya, ugukunda bya nyabyo, aguhoza ku mutima, aguhoza mu bitekerezo, aguhoza status, ahora yumva uko umerewe. Nta mpamvu yo kuvunika mu rukundo wenyine rero, kuko nuvunika mu rukundo nimumara gutandukana ni wowe uzumva zamvune, ntabwo ari uzazumva. Ni wowe uzabona ko watakaje umwanya wawe, ni wowe uzarwara. Hari n'abahita barwara imitima ugasanga aguye muri koma kubera urukundo. Nshuti yanjye, ibi bintu bitatu mubyirinda, nta kabuza uzaba uri mukuri. Ugasanga ufashe umwanya wawe uhamagaye umukobwa, harika abakobwa baranshimisha rwose. Uhamagaye umukobwa uzi ngo murakundana, uzi ngo ni wowe rukundo rwawe, niwe uramukunda by'ukuri pe, ariko we afite abandi yikundira. Ugasanga uramuhamagaye, muravuganye nk'umunota, yarangiza ngo nkupira nitaba umuntu. Ese muko iyo ubwira uwo muhungu ngo nkupira nitaba umuntu, uwo muhungu we n'agahene muba muri kuvugana, n'agakwavu, n'inka, n'ingurube, n'igiki, we ntabwo ari umuntu. No, we kujya ufata abantu ngo barobanure ngo nkupira nitaba umuntu, kirazira kikaziririzwa. Nawe ni umuntu nk'abandi. Tekereza kuri uwo mwanya afashe kujya guhamagara kuvugisha, umuha agaciro. Kandi basore, ugukunda bya nyabyo ntabwo akugurira umwanya, yirengagiza n'abandi ku bwawe, sibyo? Yirengagiza n'abandi ku bwawe, ariko akaguha umwanya. Uwo mukobwa ukubwira ngo nkupira nitaba umuntu, hari n'uzavuga ngo nkupira nitabe mama, nkupira nitabe pere, kandi urinde kubareba ahantu bari. Abakobwa muhindura amanyanga, kandi muhindure umuvuno, mutuburiramo abasore. Nshuti yanjye rero musore, nshuti yanjye mukobwa, niwumva wafashwe n'amarangamutima y'urukundo, uzamenye ko wayagenzura, uzamenye ko yakontorora, atazakugusha muri aya makosa atatu tumaze kubona. Si byiza, sinishimira kukubona muri aya makosa, nkuko nanjye
ntishimira kuyisangamo ayo makosa. Niba usanga watangiye gukunda umuntu muri aya makosa, uzayitondere pe, uzayitondere utazavamo indwara y'umutima, utazavaho wiyambura ubuzima kubera uwo wakundaga yakwanze, kubera uwo wakundaga yikundira, utazarira kwarika. Mu rukundo n'ibyanga uzashakishe ahandi, uzigire mu buhinzi, uzigire mu bworozi, niba ngombwa ugende mu kiyede wishakire amafaranga, ibindi bizaza nyuma numara kubona aya mafaranga. Naho iby'urukundo byo nibyanga ntukazahatirize, uzategereza igihe nikigera, iminsi izabisobanura, uzategereza igihe nikigera uzabona uwo ukunda nawe agukunde, utajemo ayo makosa yose tumaze kurebera hamwe. Ikindi kintu ugomba kwibuka, wibuke ko iyo menya iza nyuma y'ibindi byose. Sinkwifurije kuzavuga ngo iyo menya urukundo nkaruvamo. Hari benshi bafashe umwanzuro wo kudasubira mu rukundo bitewe no kugwa muri ayo makosa. Tubonye amakosa 3 ariko si 3 gusa, ni menshi cyane. Hari benshi bavuze ko batazasubira mu rukundo, hari benshi bagiye kwiha Imana mu buryo bunyuze mu nzira za gikirisitu, hari benshi bihaye Imana mu buryo bwo kwibera abasiribateri bitewe n'ibikomere by'urukundo banyuzemo. Inshuti yanjye, urukundo ruraryoha iyo ukunze ugukunda, ariko kandi rukaba rubi iyo ukunze utagukunda. Nibyo nababwiraga, nibyo nashaka ko tuganiraho uyu munsi. Nkorera subscribe niba ubona ko nyikwiye, sharing mu nshuti zawe nabo babone ibingibi, kandi wibuke gukora like na comment. YouTube channel yo ni yayindi, ni ku Nkombe TV. Mana unkize mu gihe ari njye kibazo, kandi undinde mu gihe atari njye kibazo.